nari mfite data wankundaga, ariko igitondo kimwe nisanga atagihari, nisanga mu yindi si. Ariko ndashimira Kristo. Haleluya, haleluya. Iyo umupapa adahari cyangwa se umuntu w'umugabo, Kristo ahita afata niwe wenyine usimbura. Haleluya. Niwe wenyine usimbura ababyeyi iyo badahari, kuko yavuze aya magambo, aravuga ngo njyewe ninjye se w'imfubyi. Urumva ko nta wundi musimbura azanye. Amenya igihe cyo kwiga ko cyageze, amenya igihe cyo gushaka ko cyageze. Yesu Kristo arabimenya byose, kuko ahita agufata nsharije. Ariko icyiza cy'uyu mwami ugukunda buri munsi nuko n'igihe bahari, n'igihe ubafite nabwo abahari. Haleluya. Ni data wa twese mwiza. Umva uko yavuze. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abakurikiye iki kiganiro. Amazina ni yayandi, nitwa Ingabire Marie Rose. Nongeye kandi gushima Imana cyane iduhaye uno mwanya wo kongera kuganira, wo kongera kwibukiranya ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye, reka tubanze dusenge twiragize Imana. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uturemeye umwanya udasanzwe. Turagushimiye uburinzi bwawe bwabaye ku buzima bwacu. Turasenga mu izina rya Yesu kugira ngo iri jambo rigire icyo rimarira abantu bose baryumva. Mwuka wera aganiriza imitima yabo, rigire aho ribakura, rigire n'aho ribashyitsa. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Rero dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, bice byaho 5. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, bice byaho 5. Turasoma umurongo waho wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ni Yesu wayavuze. Reka twongere dusubiremo uyu murongo. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Amen. Imana ishimwe. Dusomye uyu murongo wa 17 w'iki gice cya 5. Ni umurongo numva uri ku mutima wanjye, natekereje ko twaza kuganira. Yesu avuze aya magambo, abwira abantu, avuze aya magambo abwira abayuda. Arababwira ati, data arakora kugeza n'ubu. Ni ijambo ryiza. Data arakora kugeza n'ubu, kandi nanjye ndakora. Yesu ubwe arabihamije, aravuga ngo data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Bivuze ko data cyangwa se Imana yashaka kuvuga, avuga ko ikora kugeza n'ubu, kandi nawe akora kugeza n'ubu. Ndagira ngo urebe ku isaha yawe. Imana ivuganye natwe, iravuga ngo irakora kugeza n'ubu. Ese ni sangahe? Ni kuwa kangahe? Ni mu wuhe mwaka? Imana irakora kugeza n'ubu turi kuganira no magambo, kandi Yesu arakora kugeza n'ubu turi kuganirira ijambo. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye mu mirongo ibanza usanga hari inkuru ngira ngo tuganireho y'umurwayi wari ku kidendezi cyitwaga Betesida. Ngo hari ikidendezi kinini cyariho, Bibiri tubwira ngo cyari gifite amabaraza 5. Mbese cyari gifite ahantu abantu bicara, cyangwa se ahantu abantu bashobora kuruhukira. Ngo nahana mbese abantu bategererezaga igitangaza bakabaho ngaho, ariko ari abarwayi. Bibiri tubwira ko habaga hari abarwayi
bafite uburwayi butandukanye. Noneho hakaba hari undi murwayi Bibiliya yibanzeho, uyu muntu ngo yari amaze imyaka 38 nawe ari aho ngaho hafi y'icyo kidendezi. Ngo hari igihe cyajyaga kigera cy'igitangaza, ngo marayika ngo akaza muri iki kidendezi, ngo amazi akihinduriza, ngo amazi yamara kwihinduriza, ngo umuntu wajyaga muri iki kidendezi bwa mbere niwe wenyine wakiraga. Uyu murwayi rero yari ahari nawe amara iyo myaka. Icyo koze Bibiliya ntitubwira imyaka yamaze atarahagera ngo tumenye yari amaze imyaka ingahe icyo gihe, ariko yari amaze imyaka 38 afite ubumuga, atava aho ari, yararyamye. Ni ukuvuga ngo umuryango waraje urahamusiga, bene wabo barahamusize, baravuga bati nta kundi byagenda, nta muntu warwaza imyaka ingana gutyo. Birashoboka ko mu gihe cya mbere bamurwaje, mu gihe cya mbere bamufashije, mu gihe cya mbere bahabaye, ariko igihe kikaza kugera bakagenda. Iki byerekana nuko ngo amazi yihindurizaga, ngo ariko umuntu wabanjemo akaba ari ukira uburwayi afite. Uyu murwayi rero, uyu muntu wari ufite ubumuga arahaba, abura umuntu umujugunya mu kidendezi. Marayika yazajya aza yahinduriza amazi, none umuntu ufite gisunika cyangwa se ubasha kugerageza, ufite ubumuga butuma mbese yabasha kugerageza akijyanamo, hanyuma ngo akajyamo akaba ari ukira. Ariko Imana ishimwe iracyakora kugeza n'ubu. Haleluya, haleluya. Imana irakora kugeza n'ubu. Reka tubye tubwiza abantu kuri ko imbaraga z'Imana zitarangiranye n'igihe cyahise, ahubwo kugeza n'ubu Data arakora. Imana ishimwe cyane. Bigenze bite? Yesu arahageze. Arahageze ngo amenya ko uyu murwayi amaze igihe kirekire arwaye. Nta muntu bimubwiye, kuko Yesu abona byose. Yesu abona byose, nta kintu wamuhisha. Ararebye amenya neza yuko uyu murwayi amaze imyaka myinshi aha hantu. Yesu azi ahantu utinze. Haleluya. Yesu azi ahantu ubaye. Yesu azi ahantu umaze igihe. Yesu azi ahantu uryamye. Imana ishimwe cyane. Yesu azi ibyawe, ntago abibwirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Arahageze, amureba mu bandi, amureba. Yesu akurebera muri benshi, akurebera mu itsinda rigari, yakurebera mu muryango mugari, hanyuma akamenya ikibazo ufite. Kandi Data arakora. Data arakora kugeza n'ubu. Data arakora kugeza iyi saha. Ndagira ngo uzamure kwizera. Imana idufashe, nagira ngo tuzamure kwizera kugera ku kigero twiyumvishe ko Data akora kugeza n'uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Yesu rero abonye uyu murwayi, aramwitegereje, aramubaza ati se urashaka gukira? Amubajije ijambo risa n'iridakomeye ukurikije igihe amaze. Amubaza ati se urashaka gukira? Uyu murwayi kubera ukuntu yatsikamiwe n'ibibazo, kubera ukuntu umubabaro wamugeze ku ndiba y'umutima, kubera ibikomere afite byo kutagira abamwitaho, ntahise abwira Yesu neza ko ashaka gukira, ahubwo atangiye amuha amakuru. Aramubwira ati burya ngewe ntago ngira umuntu njugunyamo. Iyo marayika aje agahinduriza amazi, abandi bantanga kujyamo. Atangiye kumuha agahinda ke, atangiye kumuha amakuru. Mu by'ukuri amusubije icyo atamubajije, ariko Yesu ureba. Haleluya, haleluya. Yesu arareba akamenya icyo dukeneye, nubwo twaba tutarakivuga, nubwo twaba tudasobanukiwe gusobanura ibigendanye n'imibabaro yacu, ariko Yesu azi ikibanza. Imana ishimwe cyane. Yesu amubwiye ijambo rikomeye. Aramubwira ati byuka, byuka, byuka wikorere uburiri bwawe ugende.
uyu murwayi yumvishe ijambo atigeze abwirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Uyu murwayi yumvishe ijambo atigeze abwirwa na bene wabo. Uyu murwayi yumvishe ijambo, haleluya, rifite ubutware bumuhagurutse aho yari aryamye. Ntago yigeze yumva ananiwe, ahubwo iri jambo rya Yesu ryaramuhagurukije. Yesu aramubwiye ngo byuka. Ntago yari yarigeze abyuka. Ntabwo yari yarigeze abyuka. Ntabwo yari yarigeze yeguka. Imvura yahamusangaga nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo izuba ryava rikahamusanga. Mbese yari ariho mu buzima bubabaye, ariko yumvishe ijambo ryiza. Nababwiye ngo data arakora kugeza n'ubu. Data arakora kugeza n'ubu. Yesu ari mu kazi. Imana ishimwe cyane. Ari mu kazi kose. Kubera ko ijambo rya Yesu rifite ubutware, rifite imbaraga, zihise zitsikamira izari zaramuryamishije aho. Haleluya, haleluya. Ijambo rya Yesu rifite imbaraga, mbese izo mbaraga zimira neza izari zararyamishije uyu murwayi imyaka 38. Yesu avuze rimwe gusa, aramubwira ati byuka, wikorere uburiri bwawe. Ahita abyuka ubwo kandi, kubera ko ijambo rimuhagurukije ari ijambo rifite imbaraga, ari ijambo rifite ubutware, ari ijambo ryaremye iyi si. Ijambo rya Yesu rirakomeye. Ijambo rya Yesu rifite ubutware, ryifitemo ubushobozi bubatura umuntu mu byamubasa imyaka myinshi, rikamuha ubundi buzima mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Umurwayi arabyuka ngo yikorere uburiri bwe, atangira kugenda. Agenda. Abantu bamubonye baramubaza bati ariko wowe ntabwo uzi ko kizira? Wikoreye utuburiri ku isabato kandi uzi yuko ibyo bintu bitemewe. Ariko noneho yashize ihungabana, yamenye gusubiza neza. Yashize ibyamutsikamiraga byose, arababwiye ati njyewe umuntu wankijije niwe umbwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Hanyuma aragenda. Yesu aza kumubona mu rusengero, aramubwira ati rero ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazagira ishyano riruta irya mbere. Abantu barasakuza kuko Yesu yabwiye uyu muntu ngo niyikorere uburiri bwe agende, kandi ari ku isabato. Kandi byari bujijwe muri icyo gihe. Muri icyo gihe abayuda babigira intambara, babigira ibibazo bitewe n'igihe cyariho icyo gihe. Hanyuma ariko Yesu ababwirira iri jambo twasomye, iri jambo ryiza, iri jambo ryaguhagurutsa aho uri, iri jambo ryahindura ubuzima bwawe. Ndavuga ngo data arakora kugeza n'ubu. Hari indirimbo maze iminsi ntekerezaho, ni umuhanzi muramuzi yayiririmbye, yaravuze ngo ngambwira ko ankunda buri munsi, ngo ni mwiza, ambwira ko ankunda buri munsi. Imana ishimwe. Yesu atubwira ko adukunda ubundi buri munsi. Uko umunsi ukeye akubwira ko agukunda. Reka mbabwize ukuri, abantu bakubwira ko bagukunda buri munsi ni bake. Bakubwira ko bagukunda kubera impamvu runaka, ariko ya mpamvu yirangiye bibarangirana n'icyo gihe. Ariko Yesu agukunda buri munsi. Yesu adukunda buri munsi. Uko umunsi ushize, uko bukeye, aba akikubwira yuko agukunda. Abantu bagukunda ariko ejo ukisanga mutakiri kumwe. Iri jambo turyumve. Abantu bagukunda bakakwitaho, ariko ejo ukisanga bagiye. Ariko ejo ukisanga mutakiri kumwe kubera impamvu zitandukanye. Bakurwa no mu mubiri, ukazisanga uri wenyine. Ariko umva nkubwire iri jambo, Yesu agukunda buri munsi. Haleluya, haleluya. Kandi data aracyakora kugeza n'ubu. Ibi bintu birakomeye, ariko data ariho kandi data arakora kugeza n'ubu, kugeza n'izi saha. Ndashaka kuzamura kwizera kugera ku kigero ubyuka.
kugera ku kigero tubyuka, kugera ku kigero imbaraga ijambo Yesu arimo avugana natwe ritubatura ahantu twari turi, hanyuma rikatwinjiza mu buzima. Imana ishimwe, rikatwinjiza mu mugambi w'Imana, rikatwinjiza mu bundi buzima butandukanye n'ubwo twari turimo. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo ushobora kuba wari ufite abakubwira ko bagukunda, ushobora kuba wari ufite ababyeyi, ushobora kuba wari ufite inshuti, ushobora kuba wari ufite abakwitayeho batandukanye bakubwira ko bagukunda inshuro nyinshi, ariko igihe kimwe ukazisanga ntabahari. Nari mfite data wankundaga, ariko igitondo kimwe nisanga atagihari, nisanga mu yindi si. Ariko ndashimira Kristo. Haleluya, haleluya. Iyo umupapa adahari cyangwa se umuntu w'umugabo, Kristo ahita afata niwe wenyine usimbura. Haleluya. Niwe wenyine usimbura ababyeyi iyo badahari, kuko yavuze aya magambo, aravuga ngo njyewe ninjye se w'imfubyi. Urumva ko nta wundi musimbura azanye. Amenya igihe cyo kwiga ko cyageze, amenya igihe cyo gushaka ko cyageze. Yesu Kristo arabimenya byose, kuko ahita agufata ansharije. Ariko icyiza cy'uyu mwami ugukunda buri munsi nuko n'igihe bahari, n'igihe ubafite nabwo abahari. Haleluya. Ni data wa twese mwiza. Umva uko yavuze, umva uko yabwiye abantu hano. Soma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umva uko yavuze. Ibice 46. Yaravuze ngo ni mu nyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu y'Isiraheli mwese. Umva ijambo nashaka kukubwira. Yavuga ngo abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka. Haleluya. Iki gihe Imana yabwiraga Isiraheli, ariko natwe ivuganye natwe. Imana irakomeye, Imana ifite ukuntu irera mu mugambi wayo, kandi ahantu bifitiye imbaraga yo ivuga ngo nabahetse mukiri mu nda. Ariko Imana yaduhetse tukiri mu nda. Haleluya. Imana yaduhetse tukiri mu nda. Bibiliya ivuga iki? Ngo iduterura tukivuka. Ni amasezerano Imana iduha, kandi iravuga ngo nkabageza mu zabukuru. Umva ukuntu akomeje avuga ngo ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibahetse, ninjye wabaremye, ninjye uzaheka. Muranyumvira? Ninjye uzaheka. Imana iravuze ngo niyo izaheka, ngo kuko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo. Twasomye umurongo uvuga ngo data arakora kugeza n'ubu, kandi nanjye ndakora. Ni Yesu wayavuze. Ariko aravuze ngo niwe twebwe duheka abana twamaze kubabyara, hanyuma kandi tukamuheka igihe runaka. Iyo umwana acutse biba birangiye. Hari igihe umwana agera ntitube tukimuheka, ugasigara umufasha ukora iby'inshingano za kibyeyi zindi, ariko ikintu cyo kumuheka, ikintu cyo kumuterura cyavuyeho. Ariko umva ukuntu Imana data ivuze. Iyo yaduteruye, umva ukuntu ivuze. Iyo yaduhetse tukiri, Imana yatangiye kuguheka ukiri mu nda. Imana yatangiye kuguheka ukiri mu nda, n'uyu munsi iracyakora. Imana yatangiye kuguterura ukivuka. Imana iduterura tukivuka. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo tuganire neza kuri iri jambo. Ndizera yuko turyumvise, kandi nizeye yuko hari ikintu Imana ivuganye nawe muri iri jambo, kuko data aracyakora kugeza n'ubu. Imana iracyakora kugeza n'ubu, kugeza kuri iyi saha turimo tuganira, kugeza kuri uyu munsi turimo tuganira. Nubwo habashize imyaka 38, nubwo habashize imyaka itaragera kuri 38 nk'iy'uno murwayi, ariko nagira ngo twibukiranye kuri iri jambo rivuga ngo data aracyakora kugeza n'ubu. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusoze
tusoze iri jambo dusenga Imana ngukangurira nkubwira ngo humura, data aracyakora. Ongera umwizere, ongera umugarurire icyizere. Birashoboka yuko waba waragiye kure ye, birashoboka yuko waba waraguye, bongera ubyuke, data aracyakora kugeza n'ubu. Birashoboka ko waba warihebye, wambaye umwambaro wo kwiheba, amajoro menshi abaho ari umwijima ariko ibyaye bigatandukana. Birashoboka ko waba uri mu gihe cy'umwijima, birashoboka ko waba uri mu ijoro ry'umwijima, ariko reka tuguhe amakuru meza yuko data agikora kugeza n'ubu. Haleluya. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo, kandi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye yuko ugikora kugeza n'ubu, turagushimiye yuko ugifite ubutware, turagushimiye ko izi mbaraga zahagurukije uyu murwayi wari ufite imyaka 38 yose arwaye. Izi mbaraga ntaho zagiye, izi mbaraga ziracyakora, izi mbaraga zabatura abantu. Uwazizera wese zamuhindura, uwazizera zose wese zamubyutsaho aryamye, zakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze, turakwizeye, kandi nsengeye umuntu wese ushaka kubyuka ahantu ari, nsengeye umuntu wese ushaka guhindura imitekerereze, akongera akizera Imana, akizera Imana ikiza, akizera Imana ifite ubushobozi, akizera Imana ifite ubutware. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikumvire. Urakoze Mwami ko twumvishe. Ishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Amen.